usubije amaso inyuma kuri muzika yo hambere hano mu Rwanda benshi batekereza Orchestre Impala n'indirimbo zayo dore ko ziryohera abatagira ingano kugeza n'uyu munsi. Gusa nta kwibeshya kuko aba nibo bazanye impinduka muri muzika nyarwanda mu myaka yo hambere muri za 75. Bushayija Pascal wamenyekanye mu ndirimbo nka Rwanda Mon Pays, Erina mwana nakunze singisiba mu matagisi. Ngira ngo iyo ndirimbo niwe wayiririmbye. Izi ndirimbo nawe yaziririmbye mu gihe Impala zari ziri kubica bigacika hano mu Rwanda. Muri muzika yabo yari idasanzwe. Bushayija avuga ati Orchestre Impala icyo gihe yaraje iza ari gaheza. Orchestre Impala iyo yaraje iza rwose ari gaheza. Bazana inganzo nshya, bazana ibintu bidasanzwe, bazana n'inganzo idasanzwe, ubona umva nyine n'incurango abantu batari bamenyereye nabo urabyumva. Ubuhamya bw'abaririmbaga icyo gihe gusa. Reka noneho twegera umusaza ukiriho, umwe mu batangije iyi Orchestre Impala do Kigali ikaza gukundwa cyane mu Rwanda, mu bihugu by'abaturanyi nk'u Burundi yewe n'imahanga ya kure. Atangira twibwira we ku giti cye ndetse n'amavuko ya Orchestre Impala. Tuguhaye ikaze. Murakoze cyane, nitwa Sebigeri Paul banyita Mimira Rose muri Orchestre Impala. N'uyu nguyu baba bavuga. À la guitare solo, vous avez Mimira Rose. Ariko ako kazina bakanyise nkiri umwana mutoya. Navutse muri 54. Nkaba nize amashuri abanza n'ayisumbuye muri Kongo iyo Lubumbashi. Noneho papa aza kwitaba Imana i Lubumbashi, tuba obligé kugaruka mu Rwanda. Tugarutse mu Rwanda nibwo natangira gushaka ubuzima. Yari muri 71 72. Icyo gihe twabaga mu giturage. Yego. Ariko nivuga ngo reka nshakishe ukuntu nashaka ukuntu nabona andi mashuri yisumbuyeho. Ubwo warurangije primaire? Narangije secondaire ariko nari mgize mu mwaka wa 4. Yego. Mwaka wa 4 satira mu mwaka wa 5. Icyo gihe urumva yarasigaye umwaka umwe kugira ngo ndangize. Kera muri école technique nigeze école technique bigaga imyaka 5 akamumo A3 kakabikeza aho ngaho. Urukumva nanjye niho nigaga école technique ngiye kurangiza neza papa yitaba Imana bituma ntashobora kurangiza, ntabwo narangije neza. Arasigaye nk'umwaka umwe kugira ngo ndangize. Noneho duhita duhagarara tuza mu Rwanda. Ubwo mwahise mujya gutura he? Twari tuba hariya kuri Bazirete ku Gisenyi, urabona kuri hariya i Rubavu. Rubavu niho twari dutuye, ahantu yitwa Bazirete bakunda gucuruza amashu. Uyu Mimira Rose wari warasogongeye ku isoko ya muzika. Ba Franco muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo yahoze ari Zaire nabo bari barasomyeho. Akigera mu Rwanda ntago yahise yinjira muri Orchestre Impala ku kanya kuko zari zitarashingwa. Yagerageje kenshi gushakira aho yagaragariza impano ye ya muzika, gusa biragorana. Rwari urugendo rurerure. Kakomeza tuganirira. Nyuma yaho haje kuza umuntu witwaga Pacha yarafite abacuranzi bakera nibuka umucuranzi witwa Davos acurangira Makanyaga guitar solo. Ngezemo ndiyereka nanjye dutangira hamwe nabo barishima babonye ukuntu twari nangiye gucuranga. Uwo Pacha ubwo mwamenyanye mute? Pacha we nawe yabaga Lubumbashi kera tukiri bato, yarazi ko nzi gucuranga. Iyo byatumye avuga ngo harundi nawe nzi wabaye Lubumbashi ari umwana mutoya uba i Rubavu, wajya kumureba aza kundeba zi Kigali. Ariko icyo gihe nari nzi umwana mutoya nakamenyere kugira tutangira gucuranga ariko ntibyafata cyane. Nongera nsubira ngaho kuri Bazirete i Rubavu. Yego. Twacurangiraga hano mu Muhima, curanga nawo dukora orchestre yitwaga icyo gihe orchestre yitwaga Vox Montana. Nibuka hari indirimbo tugeze no gukora yitwa dore kitenge. Iyo ndirimbo ni ya uriya mugabo Davos, niyo nasanze barimo kuririmba.
bon nta nubwo twatinze nta nubwo byafashe nk'umwaka umwe ntibyagira icyo bitanga noneho mbabije gusubira i Rubavu. Mu rugendo rurerure rwa muzika Mimi La Rose ntibyari byoroshye kuri we kugeza ubwo yariyemeje gusubira mu cyaro akaza kuva i Kigali kuko yabonaga iby'umuziki byanze, ariko se yaje kugaruka mate kugeza ubwo noneho hashinzwe Orchestre Impala do Kigali zikamamara zigakundwa maze nawe Guhura na Sebanani tuhuriye ahantu urabona ahantu mu Biryogo urabona ya nzu yo mu Biryogo ya Paul 6 hari etage y'umwe aho ngaho niho nasanze Sebanani yicaye noneho turaganira oya yari yicaye ku rubaraza ariko urubaraza rwe rwarebaga mu muhanda iyo umuntu yatambukaga yaramubonaga yicaye yabonaga umuntu yicaye ku rubaraza kubera ko byari byegeranye n'umuhanda noneho ndamubona mbona nawe ari gucuranga gitari nsanga arimo gucuranga indirimbo yewe dawe yari afite gitari nziza cyane acoustic nanjye ndagenda mfata iyo gitari ndacuranga arishima avuga ngo cya uzi gucuranga gutya yubo yabonye ukuntu gucuranga bituma avuga ngo uzanyigisha gitari ndamyunguye zakwigisha nanjye gitari nabo uzanyigisha ikinyarwanda icyo gihe sinari nzi kuvuga ikinyarwanda neza kubera ko navukiye muri Congo na n'ubu urabona accent yanjye harimo akantu kandi n'ikindi kibazo naje no kugera mu Rwanda maze kugera mu Rwanda mba muri quartier ya Biryogo urumva nkomeza kuvuga igiswahili yuko muri famille yacu bose bavuga ikinyarwanda neza usibye jewe gusa sinzi uko byageze kubera ko nagize mu Rwanda njya muri quartier y'aba-musulman mu Biryogo hari babare ba musulman komeza igiswahili gusa na Sebanani wavuga ikinyarwanda turamwigisha atangira kuvuga igiswahili tuzakugera ku biganiro byiza byo kuvuga ko twakora nka groupe ya orchestre tukareba niba hari icyo byatanga bya bindi byo kwikinira bon nibuka neza ko twabanye na Sebanani mu nzu icyo gihe inzu twayigodeshaga 1250 ku kwezi ku kwezi primus yaguraga 73 none ubu ngubu dore igeze ku mafaranga 800 bon noneho duhitamo kujya ngo tubane na Sebanani Sebanani nawe yakoraga kuri Celtar hano mu Kiyovu Celtar ya kuri péage niho yakoreraga yakoraga ibiki babandi abadeperi mara EPR ibintu nk'ibyo byari muri eglise Victoria bon nyuma aho tutangira kubana nyuma tuzakungurana igitekerezo ko tuzakora nka groupe nkamubwira ko Soso icyo gihe Soso nawe yabaga kuri Eto Gicukiro wewe yagize amahirwe abona ishuri yigaga kuri Eto Gicukiro noneho nawe yari afite groupe yitwa Les Amants de la Chanson iyi ngiyi yaririmbye ngo ubwiza ni umutima nagorera ari ubwiza nagukundiye uretse ko byahuje iyo groupe ni yari y'abanyeshuri akaba ari we uyiyobora yitwaga Les Amants de la Chanson noneho turavuga ngo ariko nuriya musore uriya mwana wiga muri Eto Gicukiro turaziranye nawe dushobora gukorana tugakora groupe byatugira akamaro noneho rimwe muri vacances Soso aza mu rugo acumbika hariya twari ducumbikanye na Sebanani tutumubwira Soso turavuga ngo reka dukore groupe aremera natwe tuba dufite indirimbo nkanjye nari mfite indirimbo ya Philos naragukunze kuva kera odisiwe
Sebanani afite asanzuri marata wiriwe rugamburi marata. Na yewe dawe Soso yarafite indirimbo ya Irena nakunze kuva kera wamuikishuti oh mama. Kumbi zimwe mu ndirimbo Impara zaje kuririmba wasangaga buri muntu ku giti cye yabaga yenda afite akaririmbo ku ruhande, nuko mukazajya muzizana mumaze gukora orchestre Impara. Noneho tukora groupe, tumaze gukora groupe tuyita Vox Pop. Tuza guhamagara kubera ko Soso na Le Maître Rubangi na Kari bavaga indimu n'abantu bava indimu mu ndimu. Okay. Nibuka neza ko Tubilando nagiye muri Arusi y'aba musulman, sindi mu musulman ariko ngewe nagiye muri Arusi y'aba musulman baririmba indirimbo za sizi z'abaswahili zitwa bari tarabu ni bari ibintu nk'ibyo basize. Noneho turicana Sebana turabwira Sebana ariko uriya muntu uhamufata tukamushyira muri orchestre yacu, buriya muntu ntiyacuranga nani ingoma neza, nuko tubitwamufashe tubiyaraza muri orchestre turatangira yitwa Vox Pop. Ubwo Vox Pop kutabyumva bisobanuye iki? Bishaka kuvuga la voix du peuple, ijwi rya rubanda. Turatangira dutangira kuririmba indirimbo izo ngizo za Leonia, numva Kari we yazanye indirimbo ya Leonia ngiyo za na Philo. Leonia iyi mubezi mana yaremye hano kwisi nanumwe onakoze. Sebana nazana sanzuri marata na yewe dawe Soso azana Irena. Bon noneho turagenda tubishira ku maradiyo abantu bakunda izo ndirimbo bazikunze, noneho habirushanwa. Reka tugaruke inyuma gato, muvuze iby'amaradiyo ntekereza akantu kw'icyo gihe radiyo yari iriho yari imwe gusa, radiyo y'igihugu, radiyo Rwanda. Ubwo kujyana y'indirimbo byari byoroshye? Hasabwaga iki ubwo? Ndabizi icyo gihe kugira ngo bemere nk'indirimbo yawe wabanzaga kuzana indirimbo yanditse, bamaze kuyasoma bakayemera, noneho bakumva noneho na melody. Iyo bayumvise ari nziza inogeye amatwi niho bakwemerera kuza kuyaregistra. Iyo itanogeye amatwi cyangwa amagambo atameze neza bahitagamo kuyanga. Kubera ko hari radiyo imwe gusa, reba radiyo imwe igihugu cyose. None se mwese kugira ngo babemerere kugeza ubwo bari kodingira, ndavuga bafata amajwi y'indirimbo zanyu, zari zigeze kurenye ubwo ibanga ryari irihe? Babonye ritme bakunze ritme y'Impara cyane, basanga ari nziza, bahitamo kutubwira ngo zose bazifate. Bamaze kuzifata zisohoka kuri radiyo, zisohotse kuri radiyo abaturage barazikunda cyane. Yuko icyo gihe hari ndibuka neza ko hari indirimbo zari ziriho za rubonda ku mazi ko wanyishe kera na kumva nizo ndirimbo zari ziriho ubona abantu. Noneho tutangiye zacu, reba nk'indirimbo paraza mubezi Imana yaremye hano ku isi. Iyi ngiyi mubezi Imana yaremye hano ku isi nanumwe onakoze uretse wowe. Rifite umuririye bakavuga ngo ibintu ntibisanzwe. Muri izi ndirimbo ibicurangisho mwakoreshaga ni ibihe? Ubwo birahita bijyana n'iki kibazo. Iyo wumvise indirimbo za kera mwaririmbaga wumva zimwe zifite imbaraga nke, nta muriri mbese zifite, biriya byo byaterwaga n'iki? Ni kubera izo mpamvu, ni ukubera ko twakoresheje gitari electrique, twakoresheje gitari za zinseje. Noneho ari umubaziste agacuranga gitari ya yindi agacuranga y'amasinga ane y'inyuma, umusoliste nawe agacuranga ariko ntazamuke hejuru cyane. Noneho kuva enregistrement itafite ingufu kubera ko twacurangishije ibintu bitari electrique. Batigaho mikoro gusa, n'uri kuririmba nawe bakamuha mikoro, none kuko twatangiye gucuranga. Ntibyari byoroshye. Kugira ngo tuze kubona ibikoresho electrique, hari umuntu w'umugira neza waje yaradukunze, kubera ko icyo gihe twakodeshaga kwa umugabo witwa Shabani, twagendaga tugakodesha instrument
tukajya gucuranga, nibuka ko twacuranze muri Deviniere tubona amafaranga yose tuyishura ibikoresho ntitwagira ikintu dutahana. Urumva mu magambo make twarahomye, twatanga success gusa. Bon, noneho uwo mugabo yaje kureba asanga adukuze kandi afite amafaranga, aravuga ngo nta hantu mwabona ibikoresho tukabibagurira. Sinzi umuntu wari ufite ibikoresho, turagenda soso ni waje kutubwira ko hari umuntu yabonye afite ibikoresho. Ibyo bikoresho twabiguze 450. Amafaranga y'icyo gihe ko numva yari menshi cyane. Nibuka ko ari icyo giciro twabiguzeho. Bon, noneho adutangira 300, andi tutangira tugenda tuyishura buhoro buhoro dukora ama concert. Ibyo byuma ubwo byari bihe? Iyo seri ya mbere yari igizwe na guitar bass, accompagnement na solo, ariko no gusohoka ntabwo byasohokaga neza, ariko byari ariko hari ikibazo nkibaza. Mwari mukitwa Vox Pop mutaraba Impara. Vox Pop ryaje guhinduka gute mwitwa Impara? Vox turicara abantu baratubwira ngo no murebe ukuntu mwahindura iryo zina. Turicara tujya inama, ndibuka neza ko le maître Rubangi niwe wazanye izina ry'Impara. Noneho Sebana aravuga ngo ni byiza kubera ko Impara tuzashaka n'abakobwa tubita imparage. Noneho bizabe byiza ari Impara n'imparage, kumva ko bivugitse neza, tuhitamo gufata Impara. Nuko kubyane. Hanyuma mujyanisha n'imyenda mwambaraga rero. Duhitamo imyenda igiye gusa n'Impara kubera ko ndaza turi Impara, n'imparage nabo twabagura imyenda isa n'imparage. Noneho icyo gihe mu gutangira kugira ngo twitwe Impara twatanye muri 2025. Numvaga ko ariho batangira no kudutumira dukora concours, niho twatangiye none gukora concours tuba bambere. Muba bambere muri ayo marushanwa. Mwarushanwaga ku cyubwo? Yari indirimbo zisanzwe umuntu ashaka kugira, twazikoreye muri Saint André. Umuntu akaza akaririmba indirimbo yari yose. Bafashe tuvuge za groupe zitandukanye, noneho bakodesha instrument, bakajya bahamagara orchestre kanaka, n'abakore n'izindi za orchestre zari zihari. Orchestre mwari muhanganye icyo gihe nizihe? Kumva Zarita Jazz, ariyo yaje kuba abamararungu, n'utundi twa orchestre dutoya ntibuka neza. Twabaye abambere, abamararungu bakabiri. Aba baririmbye bagira bati burya ijambo ry'ukunda rishobora gutuma wirirwa neza. Turacyari mu kiganiro Kiberinka, aho turi kuganira n'umusaza Mimi La Rose, umwe mu bashinze orchestre Impara, n'ubu akaba ari mu mpara zivuguruye nyuma yo gusenyuka muri jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994 hano mu Rwanda. Tugeze nko kuri 6 gutyo. Kuko irangiye twaje kubona amafaranga, ayo mafaranga noneho tuyaguramo imyenda. Tuyaguzemo imyenda tuza gukora igitaramo, noneho numva ariko kuri noneho yaje kuba mu rwego rw'igihugu bavuga ku byerekeye ubuhinzi. Niho iyo ndirimbo ya ubutaka nubwo butagira amenyo, hari indirimbo yitwa ubutaka. Iyo ndirimbo niyo yabaye ya mbere, baduhema n'amafaranga, baduhembye amafaranga tubona ari menshi cyane, yuko numva bashobora baraduhembye amafaranga 150 cyangwa 200, ariko twebwe yari menshi cyane. Njye ni kwibuka n'icyo gihe salary yanjye yari 3500. Ubwo icyo gihe muri rubanda orchestre Impara bayifataga gute? Noneho icyo gihe muri rubanda orchestre yari imaze gufata intera, kubera ko abantu bose baramaze no kutwumva, ifata intera ndende ku buryo numvaga nk'imisi mikuru yazaga tuvuye bashaka kwakira abanyamahanga, nka za Okam ni kera, ni bya kera cyane. Batumizaga orchestre Impara akabiriza kwakira abanyamahanga.
tukabyina, akaba na ballet national, byose bakagira ikivungi, bakafata ballet, bagafata orchestre y'impara nayo ikabirimo. Bamaze kutumenya abantu baje kudutumira kugira ngo tuzenguruke u Rwanda rwose. Byabaga bimeze bite? Nibuka ko badutumiye i Huye, tujya Rusizi na Nyamagabe, ariko abantu bazaga iyo twajya gucuranga. Urabona ndibuka i Huye twagiyeyo, icyo gihe bayitaga Butare, yari yuzuye amafaranga, tubona amafaranga menshi cyane. Noneho tujya Rusizi, tugeze Rusizi ho babuze ahantu batwakira, batujyana muri ku kibuga cy'indege. Ubwo hari muhe mwaka? Muri 76 burya batujyana ku kibuga cy'indege. Abantu bazaga abantu bitabiraga, bari bazi hari orchestre Impara nizi, bari bazi ko umuntu yazaga gukoraho gusa akava mu birahagiye. Ngumva by'abantu baje kutureba. Ariko se ko mwajyaga iyo mu ntara nta n'umuriro wenda wabaga uhari, mufite ibyuma biremereye, mwabigenzaga mute? Urakoze cyane kumbaza icyo kibazo. Icyo kibazo twari tugifite, ariko mbere na mbere twabanje kugura groupe electrogène. Noneho tukajya tujya mu giturage, kubera ko nta matara yari ahari, twitwazaga n'amatara, tukajyana nk'amatara 4 cyangwa 5. Iyo groupe yari ifite 4500 watts, 4500 watts. Noneho tugacana nka puli mwiriya n'indi hano n'indi hariya, bagakora igisharagati. Bafataga nk'inusi ibiti, bakabitema bagakora nk'uruzitiro. Noneho urwo ruzitiro bagafata nk'abapolisi, umupolisi umwe bakamushyira hariya. None abantu bo bazaga nk'inzuki. Iyo byageraga nka saa 12 tugacana amatara, abantu urabona nk'umuturage kugira ngo abone amatara arebe n'impara zirimo gucuranga muri ibi bintu, yabonaga ari nk'ibintu by'inzozi. Yewe n'icyo gihe n'ikintu cyadufashaga no gusensibiliza, tuvuge ibyadufasha kugira ngo abaturage badukunde, natwe nitugire dépense nyinshi. Tuba dufite imodoka ya Pasteur, iyo modoka niyo yatumye icyo gihe tubona imbaraga zo kuzenguruka mu icyo gihe bitaga makomini. Tuvuye niyo yatumye dushobora kuzenguruka mu makomini, kubera ko twashyiragamo essence, tukiprograma tukajya gucuranga umunsi wari wose. Ariko se mbabazi, icyo gihe konseri mwakoraga yabaga yishyuje amafaranga angahe? 200 ku bakiri bato. Ese imizingo y'indirimbo cyangwa se album mwasohoye nk'Impara ni zingahe? Impara twashyize album 13. Iyaguzwe cyane? Ikaseti nimero 1 barayiguze cyane, ku buryo abantu bayiguze barenze nka miliyoni. Hari hariho nk'indirimbo nka zingahe? Nka 12 cyangwa 13. Muri izo ndirimbo harimo za Philomene, zimwe twatangiyeho. Uwo yari Mimi La Rose, umwe mu batangiranye na orchestre Impara kugeza n'uyu munsi, akaba aririmba mu mpara zivuguruye. Yatubwiye uko zavutse nk'Impara mu 1975 zikiyubaka muri muzika itari isanzwe, zigatangira gutaramira abanyarwanda, maze zigakundwa zirenga n'andi ma orchestre n'abandi bahanzi bari bariho icyo gihe mu ruhando rwa muzika nyarwanda. Mu gice cya kabiri cy'iki kiganiro tuzareba noneho uko Impara za kiriya gihe zari zifashe ku rwego mpuzamahanga, ubucuruzi bw'umuziki wazo uko zaje gusenyuka zikongera zikiyubaka, n'uyu munsi umuziki wabo ukaba ukomeje. Isango ni mu kiganiro Kibera Inka, ku munsi tugaruka ku mateka y'umuziki n'abahanzi nyafurika bamamaye mu myaka yo hambere. Nge mwari kumwe, ibi uba wabibateguriye, nitwa Christophe Wizeye. Tuzasubira ubutaha.